Arsenal Iberi yarayitsinzwe itsinzwe kuri 2. Gyokrees ntagaratanga umusaruro w'abafana ba Arsenal bamwitezeho. Abandi bati ni kare umuntu uje bundi nta kintu tumwitezeho mu mureke uyu muhungu muhaga henge azabitsinda ariko Arsenal yagaritswe rwose muri Emirates Cup. Yego bari gukina Emirates Cup nkuko rubivuze nicyo gikombe n'ubundi Arsenal yitegurira bakaba rero bakinaga n'ikipe ya Villarreal bari mu rugo Emirates Stadium rwose yari match yabo ya mbere muri pre-season bakiniye imbere y'abafana yari match ya mbere kuri Victor Gyokrees akinira kuri Emirates cyangwa se nawe imbere y'abafana hari hitezwe byinshi nyuma yuko bari bamaze iminsi batsinzwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur muri the North London Derby abafana bifuza kubona Arsenal itsinda nubwo ari pre-season gusa ntabwo byakunze kuko baje kugarikwa batsindwa n'ikipe ya Villarreal ibitego 3-2. Villarreal rwose yanabarushaga cyane kubera ko yabanje kubatsinda ibitego 2 igitego cya Nicolas Pepe ku munota wa 16 yatsinze uyu muzamu David Roya wavanye mu mupira ariko gukora reflex huse biranga Nicolas Pepe rwose yanga no guserebura cyane ko yakina ikipe ya Arsenal mu Cote d'Ivoire baza kubashyira mu gitego cya kabiri cya Eta Eyon ku munota wa 33 gusa nyine Cristiano Ronaldo aza gutsinda igitego cy'umutwe igitego cya mbere asa naho ashaka kwishyura babatsinda igitego cya gatatu Odegaard aza gutsinda penalty birangira ibitego 3-2 muri uyu mukino bari babanjemo Victor Gyokrees ariko ntiyaza gutsinda igitego byatumye Debazi bandenda Axel bibaza niba Victor Gyokrees azahira Mikel Arteta nabonye nka Paul Scholes yamunenze cyane avuga ko bishobora kutazakunda cyane ashingira ku mikino y'ikipe ya Arsenal na Arteta avuga ko Arteta akunda cyane possession cyangwa se ball possession gwererekanya cyane bakora amapasi menshi adashingiye kuri counter attack nyamara Gyokrees we akaba yakibona muri za counter attack cyangwa se za je direct zihuse birashoboka cyane ko hari ubwo wenda bitahura gusa haracyari iminsi ngira ngo babatoza baba Espanyole nibwo buryo bw'imikinire yabo benshi uzasanga banakina nta barutahizamu wenda typique bakina nk'aba typical nyine striker nimero 9 ngira ngo na mbere gatoya yuko na ba Haaland baza muri equipe ya Man City cyangwa se nahari ariko igihe yavunikaga wasangaga rimwe na rimwe Pep ari nawe bose bafataho nkaho ari na mwarimu wabo bagerageza kugenda bahengeka abakinnyi ugasanga afasha umuntu wakinaga ku ruhande aramwatakishije ugasanga afasha umuntu wakinaga mu bitugu bya rotayizamu wakinaga nko kuri ku 10 aramwatakishije ukareba muri Paris Saint-Germain uburyo coach Luis Enrique bigenza abafite abataka ba Goncalo Ramos babahari ariko rimwe na rimwe akatakisha Dembele ukareba n'abandi batoza benshi baba Espanyol bo no kuvuga ngo bizerera muri possession nkuko wabivugaga bakavuga ko umukinnyi ufite umupira mwinshi ku kirenge ufite ubushobozi bwo kuba yacenga mu defenseur akaba yatsinda nibyo ngibyo turabibera mu isura nk'iya Kai burya Kai nawe kariteze ntago wavuga ko ari umukinnyi typical nimero 9 nabana ba Jesus cyane abo nabakinnyi bashobora kuba bakoreshwa imbere ku mpande nabakinnyi bashobora kuba bakoreshwa inyuma ba rutahizamu ariko niyo myizerere n'imikurire y'abatoza b'Espanyol na filozofi baba barakuriyemo Gyokrees rero ntago njya kure cyane ya Scholes ubusesenguzi bwe bishobora kutazoroha cyangwa se bigasaba nyine Arteta nk'umuntu ashyizemo imbaraga kugira ngo aze bigasaba nawe guhindura uburyo bw'imikinire nuvuga ngo kuri Gyokrees biraza gusaba ko umutoza akora adjustment cyangwa se kuza guhindura uburyo bw'imikine kuko hari igihe uba ufite umukinnyi noneho igitekerezo cy'imikinire yawe cyangwa se ibyitwa game approach ukaza kubihindura ugendeye kuri style y'uwo mukinnyi impamvu kubera ko ugiye kureba ikipe Gyokrees avuyemo ndetse n'uburyo bw'imikinire kuva uko yabaye mu biganza bya Ruben Amorim cyane nuvuga ngo n'umukinnyi ukinira wakina igihe kinini akina nka lone striker cyangwa se kuba uri wamwataka umwe uri imbere ariko akenshi bakuzanira imipira ukaba uri umwe wisanga mu bakinnyi babiri cyangwa se kandi abo bakinnyi babikora muri Arsenal barahari benshi bayimuzanira bayimugemurira so noneho ikindi kwa ko akenshi wasangaga presence yo kurura murongo w'imbere cyangwa se hafi y'urubuga rw'amahina yasaga naho ayifite ari umwe ugasanga niba ari hagati y'abadefenseur babiri bamufashe akabona bidakunda akajya ibumoso agasaba baro akajya iburyo agasaba ku buryo wasangaga ura murongo w'imbere wose yawusaberagaho umupira ndetse agakora amamuvoma menshi ariko noneho ubu buryo bw'imikinire bwa Arteta bw'uko akenshi buri gihe we wisanga uri buze gukinira muri zone ntoya
hariya kuri hafi n'ubwo rw'amahina ku buryo muvoma zawe ziza kuba nkeya kuko hari uwo Martinelli uri kwandi rw'imoso hari Saka kubera ko game approach y'ikipe ya Arsenal uvuga ngo uko gukoresha high line defense uvuga ngo igihe kinini bagikinira mu kibuga cya adversaire ku buryo ikipe ya Arsenal ifite umubare munini w'abakinnyi bayo bari muri third cyangwa se hafi n'ubwo rw'amahina ku buryo muvoma zitwa Gyokrees ziza kuba nkeya nicyo ngicyo baba bakina uvuga ngo we turagushaka hariya ukore muvoma nkeya imibare ni mibi pe kuko ukora muvoma nkeya rero bituma ubwinyagamburo bwatumaga akora ku mipira myinshi akiri mu gihugu cya Portugal aho yakoreraga muvoma nyinshi zituma ari buze kubona ubwinyagamburo ndetse no kuza kuba yabona uko yinjira muri box biba bikeya kuri ku ikipe ya Arsenal so ibyo rero bigatuma umutoza biri buze gushaka uburyo amwetegera muri iyo filosofi cyangwa se we umutoza akaba yahindura uburyo bw'imikino butuma aza kugira distance nini yo kwinyagamburamo ndetse nare buze kuza gukora imipira myinshi naringiye kuvuga nti mu minota 63 yakinnye ni ubwo byo birumvikana ni 0 goal no bahereye 0 assist 1 shot on target urumva 2 total shots ubariyemo muri rusange na abiri mu minota 60 urumva ni shot on target imwe yateye mu defense akayikuramo imipira 6 muri opposition box ni uvuga ngo akoze ku mipira 6 muri box adversaire urumva mu byukuri imibare iri hasi cyane rwose nabonye n'abafana ba Arsenal ariko ko nabonye bari kumanuka ko Charteta bavuga bati uyu mutoza noneho ko yaje mu yindi sura ko ariho apanga ibintu bitapangika bitabo urebye imikinire ya Gyokrees ejo hari imikinire yari iri mu buryo bubiri ikipe ya Arsenal yabaga idafite baro wabonaga ko pressing arayikora ukabona ari kugerageza gupressing iyi defense y'ikipe ya Villarreal ariko mu gihe Arsenal ibonye baro kuza ngo bakore touche kuko ikipe ya Villarreal yari yakoze cyitwa double block yari yakoze block ebyiri y'abakinnyi bane na babiri bari imbere wabonaga ko we mu kintu kijyanye na build up mu kintu cyo kubaka umukino wa Arsenal we yaraburaga cyane wabonaga attractive cyane kuza ngo akore touche hagati mu kibuga na ba Ethan Nwaneri bonaga connection nyine integration ye ntago iragenda neza mu equipe Arsenal ariko byaza muri pressing mu gihe Arsenal dafite baro ukabona niho hubwo abaye active atangiye gupressinga na baro bamugejeje wonye yabonaga ko ikintu cye cya finissage ya nyuma cyari kiri hasi cyane ariko ngiye mbibara ko akiri igihe aracyari igihe kinini cyane matches zigera muri ebyiri amaze gukina ziracyari nkeya cyane azagira igihe cyo kwintegra na Erling Haaland wavugaga muri Man City ntago byahise biza cyane ko byasabye ko afashwa n'uwitwa Kevin De Bruyne ndetse na Ilkay Gundogan rero Arsenal nayo ikeneye n'ubundi babakinnyi bazagerageza kumukinisha muri vide akamanuka OT arabari iminsi 10 kandi akoze match ebyiri mbi urebye gutsindwa na Spurs akaba yatsindwa na Villarreal hari ikintu nabonye kitari gukunda kuva yatakaza Thomas Partey agomba gufiringa iyo gap Thomas Partey kugira ngo wenda n'abahakina bamenyere urabona hari ubwo agerageza Zubimendi ariko Zubimendi nyine no mukinnyi ufite umupira mwinshi ku kirenge ariko muri recuperation burya ntago ari mwiza cyane nkuko bavuga Thomas Partey hanyuma Cristiano Ronaldo nawe recuperation ashaka kuzikora neza ariko muri playing ye bakina ntabikore neza mu gihe Thomas Partey we yahuzaga ibyo bintu akambura umupira neza kandi akanakirana abagenzi be neza bano ba Declan Rice no vuga ngo rero gutakaza Partey birasaba ko azabanza kareba ese nimero 6 nzakinisha ni Cristiano Ronaldo cyangwa se ni Zubimendi ariko ubwo nyine bizajya biterwa na style agiye gukina wenda na adversaire agiye gukina nawe gusa nyine kugira ngo umwe muri bo azabashe gufatisha amusimbure neza mu kibuga hagati atangire gukora amakombinezo na ba Rice na ba Odegaard bizagorana hanyuma nabonye no gukoresha Odegaard cyane nk'umutangizi cyangwa se mutangiza akenshi usanga ari no waneri urimo cyangwa se Merino ntabwo aratangira kumukoresha cyane umukinyi ubona ko ari gukora cyane ni Bukayo Saka nawe utari gutsinda ubwo rero wenda nicyo kiza cya precision cyangwa se imikino ya gishuti babikwereka nyine ibyo umutoza agomba guhindura gusa mu byo guhindura nta bandi bakinyi wenda bazamo wenda uretse nka Eze nawe byo biratuje ni ugufata bafite n'ubundi bazakoresha muri championnat ahubwo icyo ya adjusting cyangwa se yongera nayo matactique uburyo bw'imikinire gukora ibitego byinshi no kumenyereza nyine uyu mwataka Gyokrees uburyo bw'imikinire ya Arsenal kugira ngo bazatangire championnat kuri Man U bameze neza naho abafana ba Arsenal bari mu ni mugoroba hanyuma nyuma y'ibyo rero equipe ya Manchester United we n'umukinnyi bamaze kumvikana ndetse yewe n'ikirebana n'amasezerano ushobora kuba bamuha azamugeza muri 2030 ashobora kuzongerwaho n'imyaka 2 bijyanye nuko bazageza muri 30 bimeze umushahara agomba kuzahabwa ndetse yewe nibirebana
na bonus cyangwa se n'ibyo ku ruhande, uburyo bwo gucuruza isura yiwe, uburyo bwo gucuruza jezi ye azambara mu gihe bageze mu ikipe ya Manchester United. Ibyo byose ibyitwa personal terms cyangwa se ibirebana n'umukinnyi n'ikipe ya Manchester United, ibyo bamugoma n'ibyo bazamuha byose byamaze kumvikanwa. Ubu noneho rero urugamba rusigaye n'urwuko ikipe ya Manchester United, kuko n'umukinnyi yamaze kubwira Leipzig ko yifuza kuba yajya Old Trafford. Igisigaye rero nuko Manchester United ndetse n'ikipe ya Leipzig baza kumvikana ku kirebana n'amafaranga, kubera ko Manchester United urebye uburyo yakoze amadiro ya muri no sama yaba kuri Brian Mbeumo ndetse yaba no kuri Kunya, nuko amakipe yose baguze nta nimwe Manchester United igeze hera amafaranga yose imbumbe. Nuvuga ngo nukuganira uburyo amafaranga bumvikana totali yayo yose, hanyuma ikipe ya Manchester United ikazagenda yishyura mu byiciro. So nuvuga ngo uno munsi ku mugoroba cyangwa se ku munsi w'ejo, nuvuga ngo weekend iraza kujyamo ikipe ya Manchester United bwiza bakira Fiorentina Old Trafford muri no weekend. Ikipe ya Manchester United ni ikibazo cy'amasaha gusa ko Manchester bumvikana n'ikipe ya Leipzig, ariko umukinnyi n'ikipe byamaze kurangira, byerekana ko witwa Sesko yamaze kujya muri Manchester United. Ari no mpamvu Manchester yamaze no kwinjira ahubwo muri deal ya Bareba ono mukinnyi w'umunyakameruni ukina mu kibuga mu ikipe ya Brighton, kuko umutoza yaravuze ko nibura ashaka nimero 9, ashaka umukinnyi ukina nka nimero 6, ndetse yewe akaba ashaka no kongera imbaraga muri departement yizamu. Ikigoreka ko rero Manchester United ibya Sesko bisa naho byamaze kuva mu nzira, nuko yatangiye gushyira imbaraga muri no deal ya yuno musore witwa Bareba ono musore ukina ikipe ya Brighton. Nubwo Brighton ibiciro yashyizeho ubona ko amafaranga ibiciro cyangwa se price bamushyizeho price tag yiwe ihanitse, ariko Manchester United ubona ko uburyo Ineos irimo irakora deal zo gusinyisha bano bakinnyi, ubona ko Ineos ikintu cyabo ni uburyo bwo kubanza kubara amafaranga ndetse no kwirinda gusesagura no kwirinda kuyatangira mu gihe, ariko ukabona ko deal zabo icyo biyemeje muri rusange birangira bakigezeho. ubona ko umutoza Ruben Amorim ikintu gitumye ashyira imbaraga cyane mu kuzana Benjamin Sesko, kubera ko nyine kina ino systeme ba defenseur batatu, akenera cross nyinshi cyane ziva kuri nimero 2 na nimero 3, ubwo nyine bakina izi wing. Ubwo icyo gihe atakenera umwataka muremure uza kwataka ya mipira nyine iva muri izo mpande. Benjamin Sesko rero n'umwataka muremure ufite 1.95 m, umva ko burebure nubwo burahagije, n'ibitego yatsinda muri Leipzig ari byo atsinda n'umutwe, ariko nabonye ashinjwa ikintu cyo kutaba clinical cyane imbere y'izamu, kuko nko muri sezo ebyiri nziza akinye muri Leipzig ntabwo yigeze agize ibitego 20 muri sezo ya mbere, sezo ibitego 14, iyi sezo iherutse atsinze ibitego 13. Ntabwo nyine aratangira kuba sharp cyane imbere y'izamu ku buryo yakora ibitego byinshi. Ubwo tuba tuvuga abandi bataka bakoze ibitego byinshi, aba ba Gyokrees baje mu Bwongereza barakoze ibitego byinshi. We rero biramusaba wenda kuba afite iyo kipe nziza, afite abapaseri beza nka ba Bruno Fernandes, ba Mad Diallo nabo ngabo ba Ugarte bashaka kumpa imipira myiza. Gusa nyine arashinga ikintu cyo kuba adatsinda ibitego byinshi, kandi hakenewe umuntu uza gushyira mu izamu, kuko abaje asimbura ba Joshua Zirkize na ba Højlund ntabwo ari abataka batsindaga, nyine barabahushaga ibitego byinshi. Agomba rero kuba noneho yakora upgrade kuri bo kugira ngo Man U izatsinda ibyo bitego byinshi. Ifite abo ba Kunya, ifite abo ba Mbeumo, bo baje ubona ko batsinda ibyo bitego byinshi. Mbeumo wari 20, Kunya 15, ubwo nawe rero aje kongeraho nka 20 bye byaba ari byiza kuri Manchester United. 11 Arsenal yabanjemo, sinzi niba yiva bafite, ariko isa nkaho umutoza ni ya continuité n'ubundi ya pre-season. Icyari inkuru gikomeye Sheikh ni nibanza mu kibuga rya rutahizamu Gyokrees. Uyu musore kuvaje muri equipe ya Arsenal shize ibyumweru n'atari ibyumweru 2 yari yabanje mu kibuga nka rutahizamu umwe rukumbi imbere, agaragiwe na Saka wacaga ku ruhande rw'iburyo ndetse na Martinelli wacaga ku ruhande rw'ibumoso. Hagati mu kibuga hari Nodgard, Mwaneri ndetse na Merino. Ba myugariro hari Saliba na Kivior, White ku ruhande rw'iburyo ndetse na Lewis Kelly ku ruhande rw'ibumoso. Arsenal itsindwa ibitego 3-2. Villarreal igice cya mbere rushaga Arsenal cyane. Arsenal nubwo abagifite possession, ariko Villarreal icyitwa contre attaque yayikoraga igatsinda Arsenal kabona igitego muri Arsenal match yose ubona ko yihariye possession, ariko ikipe ya Villarreal uko yabonaga umupira bo bagakora contre attaque bagatsinda igitego. Ibitego 3-2 niko umukino waje kurangira Emirates imbere y'abafana bayo. Umukino wa kabiri idatsinda nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur
David nibyo navuga abafana ni bamwe abafana benshi basohotse hariya kuri Emirates twumva yuko bamwe batishimiye performance ya bamwe mu bakinnyi surtout bagaruka kuri Gyokrees match ya kabiri adatsinda Ego ibyo biba bijyana na hype iba yarabaye n'ikindi kubera ko Gyokrees nawe nka rutahizamu mbere na mbere na statistique ze muri Portugal birumvikana ko ari umuntu washakaga n'amakipe ariko noneho headline ze ntabwo zajemo gusa gushakwa n'amakipe zajemo na yagegeri zigenda zikongera mu bitangazamakuru cyane so kandi n'urukundo abakunzi ba Arsenal bakunze uburyo yarwanye intambara ngo abagereho noneho bikaza bigahura nuko ni factor rega mukore build up mu mutwe biragenda ugasanga umufana n'ibyo atekereza ariko akenshi si yo realite ariko niko biba biteye mu mitwe yacu niko biba byubakitse umuntu ibitego statistique ni nziza cyane zidasanzwe muri Portugal hari undi wigeze zigira muri Portugal biragoye 38 mu muri 33 Desire Manza ari ubuhigo yakoze noneho wongereho ko ubwo nyine rutahizamu urimo gushakishwa wongereho ko ateretsemo intambara iforusa ko yasoka arifuza Arsenal gusa yashimangiye ko ashaka Arsenal gusa noneho wongere ko ikindi hano ubwo ndakora build up by'umufana w'abayibwira yego ni umusore nguwo abasingire nomero 14 ibyura byinshi cyane ku mukunzi wa Arsenal sibyo noneho yambaye ni yatseri birajyana ubwo rimo rapompa mu mutwe we byose rega ni mindset nta kindi noneho wongereho ikindi noneho kinakomeye kurushaho urumva tukaba dufite equipe ya Arsenal kuri twebwe tubona ko imaze sezo yarabuze rutahizamu nyawe ngirangiza akazi siyo conclusion nk'umufana ukora yego wareba match ya mbere n'iya kabiri ukabigarika nabonye utuye umutoza nava match yajya gutangira kurusaka kubera ati igikoko kiratangiye muze mure igikoko iyo hype rero nkubwira abantu turagenda tukayubaka mu mitwe uri umufana kubera ko wowe urabifata gifana ariko rero ma football ifite ibyayivuga ifite n'ibindi exercise so abantu ntibibagirwe iyi ni pre-season icyo ni kimwe ikindi cya kabiri uyu ni umusore uje muri groupe urumva aracyahumeka ikishaka kuvuga icya gatatu kinakomeye kurushaho yamazigegere yose ukwezi kose atitoza n'abandi physiquement nta nubwo arimo kureponda ayo magambo uvuze ibyo uvuze n'ibyo Arteta yavuze nuvanga abandi niba bari kuko ubu ikipe yose mbere yuko itangira sezo ntago ibira 100% physically buryo usanga bari nko muri 85-90 uyu amaze gukora entraînement n'abagenzi be 5 gusa séance 5 icyo bivuze ko ashobora kuba ari nka 70% 60% urabyumva noneho icyanyuma style ya Arsenal y'imikinire urumva agomba kumenya uburyo yiyadapta nayo mu buryo bumwe n'ubundi so ibi byose bigenda bikemukana n'igihe uko agenda amenyerana n'abandi yivanga n'abandi mikinire yundi noneho by'umwihariko bikaza noneho kuri party ya coaching Desire aho abakinnyi bakurikira Saka urundi ruhande we na Martinelli kapiteni Odegaard mwese mugomba kumenya uno rutahizamu ni mukinnyi ki turarepondana nawe gute yego sibyo aho rero ku kibuga kubicaye bakareba match ikintu twobserve kiri hariya sibyo ni ikibazo cya patterns nkubwira ni imikinire ya Arsenal vis-a-vis n'umukinnyi uje bagomba guhuza bakanahuriraho ni ibintu bisanzwe cyane ibisanzwe cyane ibyo ngibyo nta kibazo au niveau physique gutegura condition physique ari na wenyene bashaka kumuha preparateur ariko ivyo David ariko aravuga mu kibuga ivyo umutoza ariko aramutoza sivyo haritoza muri Portugal abo bakina muri Portugal so bari kumwe uno munsi ingene Odegaard ahereza umupira Saka siko uhereza ukuntu aramumenye bategerezwa rero iyo automatisme muri uyu mukino urebye Saka Martinelli imipira bahindura kenshi wabonaga ko automatisme zitari zaza cyane bano bakinnyi bamaze sezo imwe ebyiri eshatu badakina na typical striker kuko ntawe bigeze bakina nawe n'uwitwaga kari rutahizamu sibyo yabaga ari rutahizamu ari mugenzi wabo muri build up ntabwo Gyokrees burya ari umuntu wo muri build up
ni nimero 9 ni numero niyo 9 rutayizamu espace noneho rero ukagira abasema baba bombi bakina bitandukanye ku ruhande rwa Saka ni umuwinga ukora cutting sibyo ndacenga ninjiramo urabyumva aradiribura umwe adiribure babiri abona iyo pass turamubona cyangwa agira na tendance nawe yitsindira niyo kenshi siko biteye kenshi icyo gihe rero dribblage ze niba uzibona zigomba kumenya kugendana na muvoma yande iya rutahizamu ushobora no gusanga Gyokrees yatambutse ategereje ya passe kumbundi afite ka gapoze yafashemo nkuko asanzwe abikina ibyo no kumenyerana ibyo abarebye umukino babibonye pe ukubitane na Martinelli wawe yubura umutwaro uko abonye umuzamu acenga yubitse umutwe santere ni shoti ugasanga navuga ko ni chemistry ni yoroshye wenda byinshi mwabivuze ye nakongeraho ibintu bibiri gusa yego David nta bintu umukinnyi atakoze mu myitozo yabikora muri match bose aho umupira ugana ibyo ukora mu myitozo biba bishoboka ku rugero runini cyane kubikora no muri match ibyo udakora mu myitozo hari uruhare runini cyane bitera kuba utabikora muri match uyu muntu niba mumbwira ngo afite icyumweru kimwe na ikipe ye kuko mwabimbwiraga akaba afite amezi abiri atatraininga na groupe umutoza avuze ko amaze amezi abiri atitoza hari ibintu bibiri na séance 5 zonyine icyambere iriya physique yo mu Bwongereza physique yo kuri top niveau physique y'uko Arsenal yifuza kuba yageraho tagarabigeraho